gasuka tufata agapapuro uvuye kubikora umuntu wese twaryamanye wese ndamufite wahitaga wandika kugira ngo nzamenye umubare ngezeho basengerere kuko numvaga nshaka kuryamana n'abantu bashoboka bose nongere mbivuge banabyumve ndumva ari nge mutinganyi wa mbere wari wujuje ibisabwa ntawe abinyigisha nawe abigize kuko ngewe numvaga nkunza abahungu banshimisha nta mukobwa wanjye imbere nta rukundo ruba rurimo kuko ntabwo Imana yakwemera ko abagabo babana bahuje ibishye nyina gumamaza ngo urukundo uriko navuga kwibeshya ngo urukundo agukunda kuko agukunda ntiyagusiga agukunda ntajya gushaka undi mugore mwabana nyine agukunda yagutenduka byara ntago byakunda none se we ntago bigeze bavuga yuko ngo watwaye inda ngo irahirima ahubwo abakunzi ba Tuzuke TV ukijijwe iyo nda yabarigeze kuvamo cyangwa na n'ubu biracyari Tuzuke TV aho muherere mu bice bitandukanye turabasuhuje nimukomeze mugubwe neza turi kumwe n'abatumirwa hano kuri kamera za Tuzuke TV turi kumwe na Egide turi kumwe na Kiza Claude dore ko Kiza Claude afite na channel Kiza TV Kiza Claude TV ariko ko ririya zina ko kubivuga binanira channel yawe kuki wayise izina ryawe naragusobanuriye channel yanjye nine ni ngewe mbese iracho ifite ntakuganira ku ikigano cya channel n'amateka menshi ngaho rero komerezaho usuhuza abakunzi ba Tuzuke TV koze cyane ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye hose amahoro y'Imana akomeze abane namwe abakunzi dukurikiye tubashuhuje abandi n'abandi shuje benshi shuje ba Damascene ba Johnny Emmanuel abari mu mahanga bari muri Amerika ba Zawadi ni benshi ntarondera mu mazina yabo na ba Zawuda na ba Grace na ba Orori ni benshi cyane ndabashuhuje aho muherereye hose mukomeze mugubwe neza ari mu bukonje mwihangane Imana izajya bashyushya aha ibumoso bwa Claude rero dufite undi mutumirwa nawe agiye kubibwira uraho neza muraho neza sunashi ahimbazwe ngaho ibwira abakunzi ba Tuzuke TV na Kiza Claude TV ndabashuje abantu bari kuri Tuzuke TV na Kiza Claude TV nge nitwa Egide nanjye nkaba ndi umusore ushima Imana amen ni mu mpera Imana icyubahiro twongeye kubona Egide nishangaza muri surprise mutumirwa za Nyahanga nanjye namukubisa amaso ndumirwa sinari ko ari buze n'ubwiza bw'Imana eje ndagushuje nawe Yesu ashimwe Imana iduheza umumugisha amen Egide rero Egide ubushize bwo duherukana nabona gusa nk'umuntu nyine ugikonje mu gakiza none ndabona uvuga Yesu ushikamye bimeze bituye umunsi ubundi rero uriya mugabo iyo akugezemo aravugurura ibintu byose akubita hasi agasenya ubundi afata mire arashwanyaguza mu mbaraga ese umuntu watsinze Satani akamumena umutwe ni guta umwana w'umuntu kuzimu ubundi umusore ushima Imana amen umuntu bita Claude wari umuzi Claude nari muzi cyane Claude umuzi wi tuzuranye amateka akomeye urakora ukirigaye nomu ntabwo harahuye n'uyu mugabo ko yari umugabo akaba ari umugore ntabwo mushobora kuba mwarahuje murakoze cyane Egide ndamuze kugira anyandikira ntereta ariko ntabwo twiye tubonana ngo twahuye bose mu bantu bite ko iyo baguteretaga wagenderaga uyu nguyu ntabwo twiye tubonana kandi sinzi ko byagenze gusa natangajwe no kumva mbwira nawe ngo arakijijwe ndumirwa nabwo ati Imana igitanga ndashaka umbwire winyaruka wigera kuri Egide agutereta yakubwiraga ati sheri hane sweet heart baby yakubwiraga Egide yajyanye kuri Facebook nitwamenye cyane akanyarya kuri Facebook uraho neza amakuru ni meza kambwira naragukunze kamubwira okay ni byiza akajya nteta ariko ni kera nasura yawe warayishyizeho n'ukuntu wari agasimba narike ubwo Egide niwe ubizi ko yarankunze ntabamenya buriya niwe nyine cyango yankunze ubona narakunzemo iki kiragiye Claude ko uyu ari bwasa neza ahubwo se Claude ntago yankundaga ntabwo icyo gihe wankunda duteretana nagukunze twe twarabonanye twe kujye dukora
ntabwo byari guca muri wekejejisha nyine ni ukubera igihe no ku muntu wenda ari afite abandi anyuranamo n'abandi ariko wevuga ngo ntabwo byoroshye nyine ntabwo byaje gukunda ntabwo byakunze gusa yanterese ari mwese mwarakundanaga rega cyari igihe cyanyu mutaramenya Yesu ntabwo ariko ko tutarabona amaso ku maso ni kuri Facebook akanyuza amafoto nkamweza amafoto aho kubonana njye nawe akiri tubonana kujye ngo tubone kuri Facebook najyaga tansiyo ntabwo byopfa kuba byoroshye ntabwo wigeze umwereka ibice byawe by'umubiri nakakwereka ibindi oya amafoto yanjye asanzwe ntabwo yaba yarabikweretse oya ntabwo byabayeho pe mu bantu twatetanye ntitugire icyo dukora ni Claude abandi bose barakanyuzaga arashyaga mbese kwandikirana ubwo twamara kumenyana twamaze kwibwirana duhure ni uguhura nyine fata akamoto pyo ni uko nguko kakaba harahiye nyine tukajya gutwika none uyu munsi turagira ngo Egide ugire icyo ubwira Claude kuko Claude ndabizi ko mwarakoranye ni naho nakubonye kuri channel yitwa Kiza Claude TV ndumirwa cyane ndatangara ndavuga se mana yanjye y'umusore mwiza gutya w'uburanga gutya w'imbavu ndende mwiza yatekereje gute kujya kuryamana n'abagabo bagenzi be none ikintu cyansekeje burya gukizwa n'igitangaza nanjye urumva ko yigeze mpamagara ngo ntiyambona nari Rusizi icyo gihe ariko isaha y'Imana yari Egide nanejejwe no guhura nawe umbwira uti narakishijwe none turongeye turahuye ubwiza bw'Imana buri kumwe natwe imbaraga z'Imana zikomeze zibane natwe muri iki kiganiro ni ukuri Yesu atuyobore kandi ni ukuri tuvuga ibyubaka abandi Yesu abagirire neza bakunzi batuzubake TV twariho tuvuga ibya mbere by'ahahise bari gehinomu bari mu byaha bari nukuri irodobari gehinomu niko Egide uyu munsi wa none nakaye kajambo wabwira Claude aho mukirijwe akajambo nabwira Claude ni gumamo gumamo noneho ni kugumamo muri Yesu ubundi tukomeze ni umugabo uhemba neza pana bya bindi ngo ahemba neza ntiyambura ngo ahemba neza ntiyambura ngo ahemba neza ntiyambura ahemba neza ntiyambura mu babyeyi ahemba neza ntiyambura mu basenga ntiyambura haleluya haleluya ahemba ntabwo yambura Yesu rero iyo umukoreye iyo umwizeye iyo ugendanye nawe mu nzira nziza byanga byakunda araguhemba aguha urubyaro agusiga ubwiza aguha igikundiro ngewe umugabo Yesu sinzi kunabivuga ubundi hari umupasiteri ryo mbwira ati nkunda ukuntu uko davuga Yesu impamvu muvuga Yesu naramwiboneye amaso ku maso Yesu nuko sinzi mba numva Yesu nzamuha nk'ubundi haleluya Yesu ahabwa icyubahiro avuga ni Yesu we nguhaye inka y'umushishi nziza rwose igihe kizagira kandi bizabaho kuko Yesu nasanze yishaye inshuti nziza nyashida idahemuka ni wa wundi uganiriza ntakuvemo wa wundi ubwira ibyawe ntakumenera amabanga umutabaza inzu yo kwishyurwa byagucanze akakwishyurira inzu Yesu ni umwami ni umugabo rero ahemba ntabwo yambura kumukorera kamunambaho byanga byakunda ntabwo cyuna nanavuga mbese birarenze Kiza Claude ati ngewe rwose ndabona Yesu ngiye kumuha inka y'umushishe ati kuko ngomba kuyimuha ati kuko ahemba neza ntiyambura ati Yesu ni umwami ati yankoreye ibikomeye Claude urashima Yesu uramuhinga kubera ko yagukuye mu yankuye mu mana we Rodobayi ntago ari ahantu abantu bari banzi n'ukuri barabizi Yesu yangiriye neza bya nibyo wabonye shanga njya funga n'amashinyo nkajya ngira gute mu masitoro nkagira gute Claude Egide tuganira ubushize yatubwiye yuko we atigeze ashyira makiyaje ku munwa cyangwa se biriya bigaragaza ko yari umutinganyi ku kimwe bwe mwabishyiragaho we ntabishyire nyine biriya biratandukanye nyine kuko Satani afite akoresha abantu uburyo butandukanye cyangwa se akabakoresha imirimo itandukanye cyangwa se uburyo butandukanye so ngiye Satani birankoresheje nyine ntabwo byari nk'ibya Egide ngiye byankoreshaga niko navuga nambikaga yanshyize ku karubanda bikabije
yarampemukiye yarampemukiye satani rwose sinzi ikintu navuga. Nambaga amakanzu, nkambara amajipo, nkambara nkisiga amarura revure, nkisiga amatiro ya munsi nkadefiriza. Mbese impamvu wowe wabikoraga nuko wari umugore? Jewe mama yabikoraga numvaga ko muri jewe ndi umugore. Sinigiraga ntunga ubwanwa nk'uku nguku, sinigiraga meze nk'abagabo. Yaraziraga ko bwamera. Wambwiraga ngo ndi umugabo twashwana, abantu banzi birabizi. Nagiraga umwe gutukana ndetse ndi mama mushyanu ntukana cyane. Rero nshimye Imana ko byose yabikuyeho, nshimye Imana ko ngubu numva ko ndi umugabo kandi kuko ndi umugabo kandi yegwamya Yesu kandi ntabwo Imana ntabwo ari injiji ngo yibeshye. Ntabwo arimo umuntu rero ngo imibeshyeho kugira umugabo kandi uri umugore cyangwa kugira umugore ngo kuba umugabo. Oya, ahubwo ni ukuri kiriya cyabaye sinzi kunabivuga Satani. Ese Claude ntaguciye mu ryo uvuga kiriya gihe Egide, Claude yari umuntu ufite ibiro nka 50, aho asubiraniye n'umugore yabyibushye tumureba nimureba uko ameze. Ni umugabo wo guhamya Yesu koko. None nirihe banga wakoresheje kugira ngo uhitungana gutyo? Ese kiriya gihe niki cyakonkaga? Murakoze shangazi agiansetsa rwose. Shangazi mana yanjye mama mba sinzi baragiye kumera umugisha ko ndagukunda. Ndibuka Claude ko nkabo kinyamirambo bamukubise inkweto zahengamye. Rero asa kugira ngo atubwire umubabaro yahuye nawo ati nambaye topito. Yafite nk'ibiro 50. Noneho nyuma yaho asubiraniye n'umugore. Abarabyibushye. Icyo singishidikanyaho cyo nanjye ndacyemera koko muri Yesu harimo byose. Iyo ugeze imbere ye urateta ku mbuga ya data. Ukidagembya, ukwigaragura, kuba muri Yesu n'umunyenga. Ariko se mbere niki cyakonkaga? Murakoze cyane bandije muri vango ijambo ry'Imana vango nta mahoro umunyabyaha. Uransubije. Yego numva harimo byinshi. Nta mahoro umunyabyaha niba nari mu byaha nifuza ugurisha kwa ntaryaga nkarisha kwigira maneke. Nta mahoro umunyabyaha niba nari mu byaha. Bari mu byaha kunywa inzoga, kunywa urumogi, kunywa amatabi, ntabwo wabyibuha. Ubura umutima muri pressure ni byinshi cyane. Mbese igihe cyose iri mu byaha nta mahoro umunyabyaha. Nicyo gisunagwa kisobanuye byose ntarondora. Egide wowe uragira uti ngewe ntabwo nigeze nishyiraho biriya, ikigaragara nuko wari umugabo. None wowe wari umugabo koko, reka tuvuge ngo ngukize nkubarayiganira. Iyo wabonaga hari uwimakiye kuki utamugiraga santemo zo kumutereta? Kuko mu kiganiro cy'ubushize warabivuze. Ntabwo wajya gukunda abantu bimakiye. Impamvu nge ntago nigaragazaga. Nge nari umuntu uri smart, ukorana n'abantu bari smart. Ubwo n'ubwo iyo umuntu yigaragazaga, iyo umuntu yabaga ari umuntu wigaragaza, sinumvaga ubwo ari bunkoze isoni. Kavuga ati ni kandi arandaburiza. Ubwo rongewe kandi nkaba nkorana n'abantu nabo badashaka kuba baraburiza. Ubwo rero mpamvu umuntu wimakiyaga nabyo bintu nkumva ntabishiraho ngewe. Navuga ni nayo mpamvu akenshi bajyaga bavanga abantu bimakiyaga ngo bahuraga n'abantu bagasenyi nkabo. Bahuraga n'abantu uwo ari wese yarakubonaga bakabona ko ari nk'indaya ziteze, urumva ugasanga bari mu tubari barigaragaza bagiye gutega. Ariko twebwe urumva nimba umuntu tuziranye tugacana niyo tunajya kumureba muri quartier nagwa babimenye ibyari byo. Akabimakiye bahitaga babamenya. None Claude uremera neza ko buriya impamvu mwahuraga n'abagabo badashinga ruko mwabaga mwimakiye mwigize nk'abagore? Oya badashinga se. Mana yanjye ntabwo navanga ko ari yo mpamvu, ahubwo nuko nanjye bwa mbere mbabona nabonaga musa n'abasazi. Nyine yo kuba watunaga tutsa nk'abasize ko ntabwo ko twiyumvagamo nyine icyo gihe. Yes, ntabwo rero ntabwo iyo uri mu bibi cyangwa se iri mu bintu bibi ntubona ko ari bibi. Haba hariho akantu ku maso. Niba ubona ko ndi umusazi numvaga ngiye ndi nyiragicari nyine. Ndi nyirabihogo numva nta kibazo nyine, numvaga nta kibimbwiye, numvaga nyine nduriya nyine wabonaga. Ariko aho marize gukizwa nibwo nsubiza amaso inyuma nkibuka ubuzima nabayemo, nkibuka ibyo nari ndimo, nkavuga nuko ntabwo nari ndi umuntu narapfa. Koro kuva wakizwa ari wabona umuntu umeze nk'uko wari umeze? Ntabwo ndamubona ko ntabwo nyambona uwo mwanya. Niyo mbonye nk'umuntu umuhanda utambuka wenda ari nk'umutinganyi, ntabwo bibaho ibi bintu kuko ntabwo arahumuka ngo arebe, ntabwo arahumuka ngo arebe niba ni kuntu ari imeze. Ntabwo ni kuri Imana warakoze. Hari igihe ushaka kumwegera nkamuganiriza nkamuga ati se ibintu bambo bimeze biti, ugasanga ari kuntuka ari kunshira, nkavuga nti ntabwo ntacyo nahiye. Iyo ntekereje ukuntu mwari mumeze mbona rimwe mwari mukuriye abandi ahari. Oya sinzi ko ariko dukura abandi, ariko ahubwo twebwe twakoreye Satani ku mugaragaro.
bose babireba barahari benshi ntabwo ujya ntabwo uje barahari njye mbwira ndumva bari bake oya barahari kandi abimakiya ntago bagaragara aho babonye hose baba bafite ahantu bagiye gutegera bigaragaza bagira akantu k'akarinye bafite ahantu rinye bagahamagara nangaho mu mabuwate niho bagiye mu guceza mu kunywa amayoga mu mabare runaka niyo mpamvu baba bajya ngo abantu bababone ubwo rero niyo mpamvu bavuga Claude yarahorose yarananutse kuki atarameze neza birwaga mu nzoga birwaga banywa bangaho bagiye ubwo rero kwimakiya ni ikindi kimenyetso bishyira uko bagaragara kari abatinganye buriya nka kuri wamwandikiraga yaza kukwemerera yari kuza nijoro yari kuza ryari kandi ko wanga kugira ngo hatagira abamenya ko uriwe kubera yuko numva namukundaga yagombaga kuza nijoro kandi nabwo akabyuka bikiri nijoro ko yatagira umuntu kumuzindiro murero nuko wanga igipangu nabagamo nago waruba nta muntu wari uko ndomutinganye reka nabonaga ngiye ngaruka nta bindi ubwo rero kuvuga ngo iyo navuganaga n'umuntu ngo duhure hari igihe twavuganaga namenye ifoto ariko akambwira ati ndiwe none twabana none duhure none mbere yuko duhura namubwiraga uri hehe ati ndi hano wambaye ute nabona utumenshi nkabona amaherena baba we umva pyu nkaba ndayikanze akaba arambuze ubwo se umuntu muri karetse nayo usobanure gute abene bose nahuraga nawe ubwo rero yaza kuza umva nkamubona ari ku manywa rwose ntabwo twari buhure ariko umuntu umwe wanshekeje ngo yakoze umwuga w'uburaya aza gukora agisida ku kamenyo yose y'imbere nayo hasi noneho ngo ajya kubyina muri Cadillac yari igihe ariwe atarayisenya nuko ngo atahana n'umugabo nuko sinzi rero ko yaje kumureba ninjoro bwenda gucya ati agaragura mu rurimi ngo basomana nuko ati burya bwose wakutse amenyo ndati sasa ati birakubuza kunyisura anyisura nukuvuga ngo yamwishyuye mu rukerera kugira ngo ataza kugira abamenya ko yakutse amenyo yazanye umukecuru none nawe uragira uti jewe nari kumuzindura mu yarubika akagenda nta muntu umubonye none se abagukeneraga Egide ntibazaga hariya wabaga oya abanyeneraga ngera nubwo mu rugo nakunda kwazana abantu ubwo nabazanaga ni nk'aba ngaba nyine babaga badafite rinye kuvuga ati ninjyayo aranyandagaze wahari wenda kwa kundi asaba kuko bari amabica ariko ngewe abanyeneraga babaga bafite imodoka irazaga parika imodoka twavuganye bakabona ninje mu modoka ndagiye ntibamenye ibyo ukora nimba hariho n'abakoraga mu nzego runaka nkagenda barara mu nuza mu bigo bakoramo hejuru nkagenda nkabaconga ndi kumwe nawe ntibame bakumva ko ari mugenzi we wamusuye usanzwe bari kuganira ikibazo rero aho hantu rwose uhashinze umwotso urumva nibyo kubera ko uri umusore nawe akagutwara ari umugabo mugenzi wawe ntabwo bamenyaga diro umurimo ntabwo bamenyaga diro turimo niyo wenda kugira ngo nabyumve hari igihe najyaga gusura wenda nk'umugabo n'umugore babana sibyo umugore ati uyu ni inshuti ya umugabo mukeba wa mugore ntabimenye noneho umugabo akavuga ati uyu ni inshuti yanjye twariganye niyego we tukavuga n'ikigo n'ibiki byose byo kwishura abantu bizeye bavuze ibintu barabihuza turimo dutubeshya noneho umugore akajya agashasha chambre y'umushyitsi ngo ndarara umugore akajya akirya ngo reka mensigaye nganira ngo n'umushyitsi ngo akajya kunyereka ku buriri ntuheze bikorwa iminota ingahe mu minota mike akaba byatuye tugakwakwanya akabagiye gusanga umugore bwacya ubwo umugore akabyuka wenda ajya mu kazi umugabo akisigaza tukabikora we nkataha bikarangira ubwo ngo umushyitsi ngo shangwa kandi niyo nabaga nagiye kubasura twaraganira nkabeka ko ndi umwana mwiza nk'uko nguko batufite umushyitsi mwiza cyane ubwo umugore akazavuga ngo wa mushyitsi wazamubwiye akaza kudusura wa mushyitsi wa musore Egide twaramwikundiye bakabona ndi umuntu sociable bamenye yuko mufatanyije umugabo rwose ibyo nawe nibabimenye ubwo urumva rero ngiyewe naribanga ubwo rero nicyo kintu bankundiraga kumbwira rero ngo nabonanye na padiri tunagiye mu kigo cy'abaseminari aho bakorera biga ntabwo bigoye kusanga padiri ahacumbitse n'abandi tukajya muri chambre tukaganira ntabwo byabaga ari ikibazo babonaga ndi umuntu usanzwe uri aho ngaho ese Egide reka mbanze nkwibariza akabazo iyo wabaga ugize gutya wenda ukajya gusura nk'umugabo mugenzi wawe nta hantu na hamwe bigeze bagufata uri kumwe n'umugabo w'abandi umugore akagufata oya ngewe ibintu byose nabaga nabiteguye umva nta mukozi se waba warabumvirije uryamanye na shebuja reka ngewe naho uretse ahantu hamwe nagize ka imwe
ndara mu rugo rw'ahantu ndarana n'umusore wabo sa nk'ushaka kubikora tutabivuganye nyine ryari ryo gukunda emotion iraza ariko we yumva ibyo ndimo nyine abibwira ababyeyi be byarakozwe kuko yari yasinziriye yumva byakozwe urumva ari kutabikora ngo ubikoze yabyumva ndani ugashyira nk'inyuma ugakora ugasoma ukagira ute byandi byose kugira ngo yishimishe ariko yumva ibyo bintu nanjye abibwira ababyeyi be mu gitondo ababyeyi barabyuka rero biba ikibazo ariko kubera yuko bari basanzwe bazi ukuntu nitonda urumva njye nese mbabwira nijoro narose ndota ndyamye n'umukobwa nyine wangu kurota simubizi nuko shiduka nahobe nyine nyumucengezamo n'ibyo bintu ntabwo mubizi ko ibyo bintu bibaho mpita mbajyanisha muri byane by'uko umuntu arota kandi umuntu arose nubwo uvuga ngo turota tukagira urota urimo urakora imibonano mpuzabitsina ubwo rero ko nari ndi kumwe nawe nahise mbijyanisha muri uwo mujyi ngo ya ubwo bari bayicaza ati uri umutinganye Egide tubwire ni woya rwose nuko byagenze mwana akavuga ati yankora koraga kabiya byose akabivuga oya nuko wenda atamenyereye ibintu nk'ibyo byo kurota ariko nuko nguko byagenze seji ubu koko ubu ntago abantu bakagombye kujya batinya igitsina hungu tutazi yo kiva ibaze nk'uwo muntu ramuzanye umurarazanyije n'abana bawe ngari cyo nshaka kuvuga nukuri ntukajye mu bana tukora no biganiro mumve mugiye mu blage mumbe nugu story mufate nk'aho kure ibiganiro birangira aho ngaho mujye mukura mu isomo kure misomo ababyeyi ndibo nshaka kubwira cyane mumenya abana banyu urumva ko niba umuntu inshuti munyeshuti abana banyu mubagira inshuti babe hafi uyu mwana mubaze kuba inshuti byanga byakunda akwirekura akakuganiriza byose rero mukajye mubona tukora ibiganiro ni amirwe n'ubuntu mwagiriwe niko navuga numugetse ku bundi mwabashe guhumuka mwabashe kumenya ibintu bikwera biri kuba muri iyi minsi mwakagize ahubwo namwe ubwenge ko tumwana wanjye umuhungu katasayine ariko n'abahungu batatu bane ese baba bari mu biki ese kwaza inkweto nta muguri yazikura heye ese kumarajyana muri shambura y'abahungu baryamanye baraye mu biki byagenze gute wakagize rero nyine nawe kintu wakoramo nikuze ibiganiro gusa kuri misomo rero Egide we ndumva ibyo yakoze nanjye nubwo nanjye ntakoze byoroshye Egide nawe birarenze nawe urumva hari amabara korota ko wakoze amabara nawe kwese agira neza numva niko nyine nta wireba nyine nta wimenya yanjye ntabwo njye ntabwo umungu yanshika aramukonze warateretaga ivumbi rigatumuka umva kuko numvaga ariyo kariya yanjye gutereta byo narembisobanukiwe cyane ese nta muntu wigeze uhura nawe ari ubwa mbere atarigeze abikoraho bikamubabera ikibazo ahubwo arabona atetaga ari ubwa mbere ari wenda bakiyumva bumvaga ari bo cyangwa se barabyumvanya abandi ariko batari babikora tukabikora babyumvanya abandi none nkabimukorera none abimukorera nyine birababaza ariko kumva ni byiza benshi hari benshi nukubagira gutara bwa mbere babikoze bwa kubatuza pe nari ngiye wabatuje mu bantu 200 naryamanye nabo kuki bavuze ngo nukubatuza iryo jambo ko numva ari kugira ngo mve ibitekerezo bye yo watuje umuntu akubwira ibye none wakamubaza wayigiye ubuntu abatipe bagenda ukamukeka tesha turiya no gagenda ari kuriya niwe tenza hamwatuza ukatangiye ukajya kwa mwaka kanimero ke ninjo kamwandikira wibaze yuko kwambwa ngo nagukonze wibaze kuba mu ngo nagukonze ngo nabanya ngo usa neza mu kanwa ibi bintu nk'ibi byatangiye mbikanye ndabiza gahoro muri ya minsi mwandikirana niko gutereta nta muntu wigeze gukubita umuteresa atari we atari umutinganye na wankubise ariko baranutse cyecoce cyegwa rwabica umva mugasha mu gihugu ati njye noneho iyo wagari no mu bandi batipe mu bandi bahungu bakabivuga byabo bakavuga ukuntu banabanga wewe waravuga gatisha ati kubundi bwo abantu babaho nawe ukavuga ukuntu ari babi umva ukafatanya nawe ugahita ushyiraho akamenyetso ati sinanagukinisha niyo twarara sinanagukoraho akavuga ati yewe mubyeyi nanayakana nanayaturitsa nanayivuna noneho muguyeho yahita kurangiza neza ugahita uvuga uteshwe ubwo ukajya hirya noneho wajyagamo ukatera ikiganiro kugira ngo ubumve utazabajyaho batabata ariko rundi uvuga ati njyewe
ati njyewe niyo yaza atari ku bundi bitwaye iki, njye nyihera amafaranga ntacyo. Kavuga ati ha gadoma akadoma, kavuga ati si ubundi bitwaye iki, kumva wenda nabitinzeho, ubu wamuteta ukamuhindura we. nta gihe wajyaga kuryamana n'umuntu akanga kukwishyura ukaba wifuza kwiba telefoni ye n'ibyo afite byose? Ya njyewe muri kamere yanjye ntabwo ibyo byari birimo, kuko urumva abantu twabonanaga benshi babaga ari smart, bafite akazi kuba twabiganiriye, nta nubwo bonge nakaga amafaranga menshi, kuko njyewe nageraga naho banyakiriye. Urumva uzanga gato ndamuce mu ijambo iba ngo sakaga amafaranga menshi, bagwashoye ihene ku isoko, bagwashoye ibishyimbo mugateye ujya gucuruza ngo sinakagamo umbe satani kwa ni mugome. None ko bambwa ngo barayikunda ngo satani imari yanjye bambwa ngo ni nziza, satani agati ngo bambwa ngo wajya nikonga aya mafaranga umva urumva shanga urumva ibyo bintu ngo amafaranga nakaga makeya wakoreye wavuye guhingira umuntu imari ye ngo bajyaga bamubwira ngo niyo mwonka yirwaga rwana nabo. Cyambere cyo baragendaga bakanywa ukajya ngo barimo baramena mu mwobo. Ngiye rero urazi kurumva uko ngana uko niko njya nikonywa ninkwirira dukeya nywa dukeya, noneho ongeraga byinshi umwana nabakubitaga ugasanga naho aho ngaho oya ubwo ibyo byabaga tugeze hahandi twavuganye tukiyakira ubwo bikabigohera rero uburangeso twebwe rero mwari mwaramoye. Yes of course mwebwe mwari mwaramoye kandi nyine twebwe niyo mpamvu nshimira Imana ko ahantu dukuye twebwe nago abantu batuzi abantu batuzi kandi nukuri bashima Imana. Ariko se Claude reka mbaze mbibwirira ukuntu Yesu ari umwami ari igitangaza. Imana burya ireba aho tutabasha kubona. None se urambwira ngo Egide ko atamoye ngo yambare nkuko mwambaraga ko Imana yagiye ikamutunga inkoni ikamuzana. Kuko twebwe nge na Emmanuel twasenze Imana twita Imana n'abandi uzabazane haba bagaragara n'abatagaragara uzabazane. Uremera neza ko n'abandi Yesu agiye kubazana? Goko barahari kandi banahari bazajya banaza buhoro buhoro rwose unerese umbwiye bazana kwa Yesu babona nafite ibyishimo se nagendaga niyo mpamvu bitwe ibyo twabisenyirwa Imana mana niko twagiye kwa rubanda. Hari indirimbo imwe igitero kijya kiva ngo najyaga ndorongotana mu by'isino mu ngeso mbi mugarutseho noneho sinzongera kuzimira singizwe Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha. Yesu abaha umugisha amen. korari yacu ukuntu yaba imeze tukazatuga ngo Roviyo ndagukunda ngo nk'iki gwawe nese tubango singizwe Yesu kandi ubundi Yesu twamva ari ibikiza urumva tukijya benshi bakubwirije ukumva ntacyo bivuze. Igihe kiragira nyine burya inkoni hirigiye nge nabwiye Imana mana niba ko kuri Imana ari waduhamagaye ko tukize ibyaha n'abandi bazazi n'abandi bazakizwe kuko bavuga ngo ntago bibaho ngo ntago babaho batinganyi ngo ni filime ngo n'ubwesikoro ngo nukujijisha. Ariko nshimye Imana mu gihugu cyo mu ijuru ko hari benshi bagenda bahinduka, harimo abashatse abadamu, harimo abazayamubona, harimo abatagaragara kuri kamera ngo ntago twajya kwisa. Egide nawe turi hafi kumushyingira ubukwe bwiza cyane shangazi yamaye umugore mwiza tuzagukorera ubukwe. Claude niyo twagoba kwa dufatanya Yesu yarabegeza passe parasiyo itabica. So rero nukuri nshimira Imana umwamukomeye cyane nshimira Imana. None Claude wowe ko hari abavuze ngo uri gukina filime muri Yorodani ibyo bintu warabyumvise? Cyo nabivugaho ntabwo warabyumvise ariko ntago nzabuze inyombye kunyombya mumbabarire kuyomba musori ntago nzabuze inyombye kunyomba kandi ntabwo byanga byakunda ntawe uzabuze abantu kuvuga. Na Yesu yaraje ntibamwemera akora ibitangaza azura abantu ahindura amazi divayi ntibabyemera aho muri impumyi bavuze ko ari umutubuzi n'ababasinganaga baramwanze. Yesu naswe rongewe umuntu ntabwo mfite umwanya wo kuvuga ibintu bavuze ko ari umutubuzi Yesu cyane rwose ngo akoresha amashitani ntabwo ntabwo filimi ngo yafashe amajini yari mu muntu ayakuramo ayashyira mu ngurube
undi ati ngo va mukoni ko ni we ntabwo yes rero ntabwo nabuza hano kuvuga umva niba umwana w'Imana baramuvuze n'umukonikoni ngo n'umutubuzi none ngende mu ntoki ngiye ufite wambaye wafite umubiri n'amaraso ntabwo nabuza no kuvuga ariko cyambere we no gushika amatu ntacyo bimbwegeye bajya bavuga ngiye nkomeze vantage avuga ati Claude n'umutubuzi mwe ni Yesu wagize neza abati Claude n'umubeshya ngati Imana wagize warakoze ubundi kamamba yamba wese n'umutwaro wiwe wese n'umuzigo wiwe yes rero ntabwo tumwe ko batekereza ko bavugaho byinshi byo kuvuga tukuvuga ibyo Yesu aho yankuye ibyo Yesu yankoreye aho ndi naho ngeze avuze ko n'umutubuzi nabaze batubure ni byiza bana bakeneye inyungu bazaze bare inyungu ntabwo mfite kwavugaho ngewe nabonye mama Jamila arakana muri kurebana kana ku mujisho ku munsi w'umubatizo byaranezeye cyane ku buryo ntashobora kubivuga ni ukuri twarishimye naranezerewe kandi ni ukuri Imana ikomeze ibahe kurebana kana ku mujisho imbaraga z'Imana gute umugore umeze nk'ura bafite umugabo nkanjye wambaye kuriya wasema ngo bakamwemerera ujya ngo ni imbaraga zanjye cyane imbaraga zawe ni imbaraga z'Imana rero bavuga bajye bivugira ntago ari kubwanjye si kubwawe si kundi ni ku mbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zirashoboye nta muntu ushobora guhindura undi Imana niyo ifite imbaraga zo guhindura undi ushobora kubikira ugahindura abandi ushobora kubikira ugahindura abandi ushobora kuba umukozi w'Imana ugahindura abantu nkuko wabaye umukozi w'Imana ugahindura uyu nguyu yakubona akavuga ati yashoboye bariya kuki ngitashoboza Jide mutavuze kuntu twamenye na Jide yanje ku telefona bite Claude ni byiza makuru ni meza ngo narishimye nabonye warakishijwe ndaganiye yego ntisi uracyari wa wundi nambwa ati yigo ati nese ko yago ntireta nanuje kuntereta niko ngi nakishijwe ati oya nabonje kugutereta ahubwo najya nkubwire shangazi ko yakoze mu mutoroshyi kubasengera kubegera akabasanga nuko nanjye ndashaka kumureba nagaye nta niyo tamubare ko nanjye yaje twaza nakuganiriza twakorana ikiganiro twasenga byose ambwa ati nta kibazo tukana ikiganiro ambwira ukuntu yari umusambanye ngo ukuntu byose biba bikora byose ambwira ko agiye gufata inzira yo gukizwa ngira ngo ni blague ngira ngo kuko arimo arankinisha ariko nshimye Imana ko inzira atangiye ubu ngubu ayirimo neza kandi kuzanga imbere ya kamera ntabwo nukuri Claude wagize neza kumwakira kandi nanjye ndashima Imana yuko twabashije kongera guhura ni by'igiciro gikomeye erega kumenya Yesu nta gihombo kirimo ahubwo kutamenya Yesu kutamenya Imana ni igihombo gikomeye Imana no mukozi w'umuhanga kuva kuko wumva Imana igumugisha kuko wumviye ijwi ry'Imana ikagutoranye kuko ntabwo byoroshye ari benshi bapfuye abo twakoranye uburaya bagiye bapfara bakuyemo za sida bakuyemo abagiye gufungwa harabapfuye ni benshi bakuyemo indwara zidakira twe turi bazima hana bakati bagiye bafungwa rero turashimye Imana ko twebwe nubwo twanyuze muri yose aho y'ibyaha nubwo twanyuze muri biriya ariko Imana dukuyemo ikatubatura kadukorera dobari twatwo tuvuga imbaraga z'Imana rero ntago turajyaho birangiye cyangwa se byarangiye ruracyakomeye urugamba rukomeye wakiri umwami Yesu ukenyera ukomeze ubu ubwo ni kuko urumva urumva umuntu abagihanganye na babandi mwahuraga ugiye mu bintu bitari byo ese wahinduye nimero ya telefone nimero ya telefone narayihinduye naragerageza uyihindure kugira ngo babashe gukomeza bakubure kandi no gukomeza gutanga ubuhamya gutya bituma bigira hirya kure yawe ukeneye abantu bagufasha mu masengesho ukeneye abantu bakubwira ibyubaka ntabwo igihe watakaje nkuko wabitubwiye bushize kirahagije ubu rero ugeze igihe cyo kwigarurira icyizere cyo kugarura igihe cyawe watakaje Imana burya nta kidashobora izakugirira neza ni iyihe ndirimbo igiye gufasha mu buzima bwawe indirimbo ijya imfasha ni ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge narabowe ndamuririmbira nurishime ndirimba wanjye umutima waje mu mutima wanjye nigitangaza ubwo nawaga
agakiza ku buntu n'igitangaza ye munyabyaha nahawe agakiza ngo yarantora. Yesu aguha umugisha cyane, urakoze cyane. Iyo ndirimbo n'igitego kivuga ngo yanturanyije mu magana menshi y'abanyabyaha. Haleluya. Nacyo cyo nakibona mu magambo ntabisoma kukirimba ngo yanturanyije mu magana menshi y'abanyabyaha ngo ankuramo ngangira inshuti yiwe. Muni mbese man ndimira nangira urakoze cyane. Nyiririmba afite igitabo. Mwagenda amagambo yose arimo nyareba nkabona ninki. Nkabona ninki bivugwaho nkavuga ni Imana. Warakoze kuntoranya. Yes. Ngo ndamuririmbira ngo zaburi zuze mu mutima wanjye. Kwiga tumenye neza cyane. Kandi n'ukuri ni byiza yuko tugira indirimbo zo guhimbaza, zo gushimisha Imana. Mujye mugerageza ibanga burya ryo kugira ngo ubane na Yesu, ibanga ryo kugira ngo umenye ubwiru bw'Imana, umenye amabanga ikimana igushakaho. Byose burya buri mu byahumetswe n'Imana mu gitabo cy'Imana Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Wabona wugarijwe n'abo bantu baguhamagara, wabona wugarijwe n'umubiri ukunanije, ugafata Bibiliya ugasenga ugatokesha abazimu bagatumuka. Ibanga ni ugusenga, ibanga ni ugusoma Bibiliya, ibanga ni ukuririmba. Ni ukuri indirimbo z'Imana zirukana imyuka mibi, Satani arahunga. Niryo banga navuga ko mbasha gukoresha. Ni ugusenga, ni ugusoma Bibiliya, ni ukuririmba. Ufite akanya rwose birafasha. Ikindi ni ukuri mujye mugira amasengesho mwiyirize, usenga Imana, ugira intego n'intumbero z'icyo wiyemeza gukora. Uvuga uti twabwira abantu dukurikiye bagomba kutuba hafi mu gihe amasengesho, kutuganiriza, abapasiteri badukurikiye se, abakozi b'Imana badukurikiye se, abanyamasengesho se, ntabwo twenyine twabyishoboza. Ari ngewe cyangwa se uyu nguyu, ariko namwe mwese nyine dufatanyije twese hamwe hariko byagenda neza. Waba ufite amasengesho gusa usenga iwawe wadomagara, waba ushaka ati dukore umunsi wo gusenga twese tugasengera hamwe, wasengera kuri telefone, dusengera online, abantu bahanze tugasengana, tukaririmba mu magurupe tubamo, bese ibintu byose ni ubunane. Groupe Tuzubake TV namwe turabasuhuje mwese. Twini nawe uriyizi, Oreri mushuti wacu, urindashyikirwa Yesu aguha umugisha. Mado nawe turagusuhuje, n'abandi mwese Bahati nawe turagusuhuje. Muri abakundwa muri ndashyikirwa mu buzima bwacu, ntago tujya tubibagirwa. Yesu akomeza abagirire neza. Baroyizi mwese, Bateo, Yesu abaha umugisha. Mwese ndabasuhuje cyane. Tubavuga ku macana ati ntago ari ngombwa gusa tyo tubabonye turishima, nabo turabashuhuje. Abantu bafanye natwe kuva dutangiye na n'uyu munsi tugikomeje urugendo tukaba tukiri kumwe. Dore rwose turacyafite n'abandi barimo kuza. Nimukomeze musenge nimucika intege. Bayishide baraje n'abandi turabafite benshi batandukanye. Turimo turifuza kuba twazongera tugakora lokale, ibintu bikajya bikomeza kugenda neza muri Yesu. Burya byose birashoboka. Abantu batubaye hafi utuma mbatekezaho cyane. Nukuri Imana ibaha umugisha. Oyerega hari abantu Imana igikoresha. Imana barahari cyane kuko babandi batumvise amagambo, babandi batatuvuyeho, batitaye kubavuga ngo nukubeshya cyangwa ngo nibi. Yes, bakaduha imbaraga. Bari abantu ningenzi kwitwe kuba duha avantage. Ntabwo twari twenyine, batubaye hafi. Ha mu byo mu gusenga, mu buryo bufatika, ati umukozi Imana kwicwa n'inzara, ntabwo yabura aho kuba, akamwishyurira inzu. Bari abantu Imana umuje zabahembe kuko bakoze ikintu gikomeye cyane kuba duteye inkunga yo kudutiringa mu bitugu. Ntabwo uri wenyine, humura. Jide ntabwo uri wenyine. Nukuri dufite umuryango mugari, dufite inshuti zibana natwe, dufite abadufasha gusenga mu bihugu bitandukanye, pana hano mu Rwanda gusa. Dufite itorero, dufite amatorero mu Rwanda. Nukuri abakozi b'Imana bashumba mwese aho muri ndabasuhuje cyane. Mutesi Imana iguha umugisha, n'abandi mwese Masimango nawe Imana ibaha umugisha benshi cyane, benshi mu Masharirene. Yesu abaha umugisha, ni benshi. Dufite abantu benshi cyane nukuri kandi batuba hafi kandi badukunda. Nukuri ntabwo Imana izibagirwa imirimo yabo y'amaboko. Nawe rero Ejide ntabwo uje kubana natwe, ntabwo turi abanyagasozi, turi abana b'Imana, turakijijwe, turabaragwa. Nawe ngwino dukomezanye urugendo. Nubwo inzira ari ndende ariko nukuri turi kumwe na Yesu. Nakubwira ngo shikama kandi komera. Ejide muri uyu mwanya turi kuri kamera za Tuzubake TV,
mu by'ukuri ubushize twaraganiriye ubasha kuduha ubuhamya bwinshi butandukanye, ntabwo dushimishijwe no kumva ibibi yanyuzemo. Ni byiza ariko yuko iyo umuntu amenye iyo ava amenye iyo ajya. Ubu ngubu waravuze ubushize ngo wababajwe nuko hari igihe watakaje. Ni igihe watakaje ubugeze kuri byinshi, ariko uyu munsi uragira uti ndashaka kongera gusubira ku murongo ariko ndi kumwe na Yesu. Urifuza kugira ngo ubane na Yesu, ugendane nawe mu bibazo byawe byose mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niki wabwira abakunzi batuzubaka nakiza Claude? Ikintu nabwira abakunzi batuzubake TV na Kiza Claude TV, urabona iyo umuntu akijijwe ndetse nabo barakijijwe, bazi urugendo ruba ruhari kugira ngo umuntu agere nibura ku rufatiro ruzima umwami ashima. Satani nawe tuba tuvuyeho ntago aba tworoheye, ntago aba ashaka kuturekura, nikagenda ashora indi myambi myinshi itandukanye. Ubwo rero icya mbere nkunga nasaba ni amasengesho. Nanjye simba nicaye gutyo gusa, nanjye mba nsenga nkajya nkabasaba inkunga ba Claude nk'uko nkaza simwe cyabafashije niki kuyo mukomere mucike murwanye inshuti mbi. Bese urabona ibintu byose byabaga ari byo ngibyo. Ubwo inkunga y'amasengesho nicyo kintu nasaba cyane, kumfasha kunsengera. Urumva nimba umuntu birari byo umuntu yakoragaho ubushobozi bishobora kongera Satani akaguteza ubukene bwinshi ukaba wasubirayo, cyangwa se umuntu akakubwira akazana amafaranga akayakwereka ati ndakwereza aya ngaya itike uze. Urumva ko yakonagiye mura n'abantu benshi batandukanye kandi bakuze bafite amafaranga banafatika. Ngesa ntago najyaga gutega inzu nabagamo, nibyo byose nibo kurya, nibo bese buri kintu cyose byari. Ubu muri iyi minsi utarimo kubikora, ubuzima bwawe buri buhagaze bute? Sigaye nirwa amasengesho. Nta masengesho urasenga nyine ukavuga Imana igaca inzira, ariko igihe kinini ugusenga. Iki kinini ugusenga nkavuga ni none nk'ubu urabona ubu ngo hari amasengesho y'iminsi 21 abanyamadini bakunze kugira cyane ngo asoza umwaka. Mba numva ari ayanjye nkahita nyiyumvamo bitewe n'ubuzima, kuko ninayakora nzarya, kuko ni ukurya ninjoro gusa, kandi ninjoro gusa si ukurya ibiryo byinshi cyane, ni bikeya byoroheje. Ubwo urumva ubuzima buba bugiye bukakaye. Ubwo rero inkunga z'amasengesho zamfasha kugira ngo mpabwe imbaraga z'umwuka wera, nkomere nazashukwa n'ibihendo by'isi ya Satani cyangwa se by'abo bantu kugira ngo nabe nasubiye inyuma. Rwose abanyumva abakurikiye kino kiganiro, inkunga y'amasengesho niyo nyene ko Imana imfashe ne kuzasubira inyuma, batazabona nasubiye inyuma kumva ikindi kiganiro ngo Jide yasubiye inyuma. Byaba bibabaje, ntago mbishaka pe. Igihe cyari gihagije nkuko wabivuze cyo gukora biriya, rwose cyajyaje sinshaka kongera kwicuza. No ndashaka ko cyagenye garuza mu gukorera Imana. Gukorera Imana. Gukorera Imana n'inyungu nyinshi, ko Imana ntabwo nzi kwabura amafaranga yo kwishyura inzu akorera Imana. By'ukuri. N'ukuri. Ntabwo icyo kurya akorera Imana. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta muntu nyine nawe ukorera Imana uzikorera amaboko. Ngo n'urubyaro rwe ntabwo rwasabiriza. Kandi ntabwo ibintu byamitswe n'Imana cyangwa se byanditswe byera ntabwo bibeshya. So rero nabonye gukora Imana ari inyungu nyinshi. Imana iguha inshuti, Imana igufungura imiryango z'umumaro, Imana murakaza akagwa amafaranga atigenda wishyura inzu rwose butanaryamanye, ariko ari umwuka we amukoresheje. Claude, ndibuka ubuhamya yigize aduha bw'ukuntu umuntu baryamanaga yaje kumushimira cyane, aravuga ati wafashe icyemezo cyiza, ati nanjye uzamfashe nkizwe. Uriya muntu yankoze ahantu byarabaye, ariko nyine Imana izamusanga. Ntabwo tweke ibintu birakomeye cyane rwose. Umuntu yibaza ko umuntu mwararyamana ati nubwo twaryamanye atariko wafashe icyemezo cyiza, nanjye nsengera ibintu nzabireke. Ntabwo byoroshye. Urumva rero n'abenshi babireka bati ntabwo najya kuri YouTube ngo mbivuge. Yes, cyangwa hano ni ukugira ngo ufashe abandi bakibirimo, kandi ntabwo ari kugahato, ni uburenganzira bwawe, ni ugutanga ubuhamya, kubwereka ibi biri hariya bireka. Ariko icyo dushaka nuko gusa uyoboka inzira y'Imana, ukora Imana, ahubwo nicyo abantu benshi bakaza bakabivamo. Kuko byanga byakunda niba warabibayemo neza ubizi neza. Wize amashuri atatu yisumbuye, ufite diplome, wize kaminuza, ntabwo uri kwiga kaminuza kuko ubwenge mbona amafaranga. Kaminuza no kujya gushaka amafaranga. Yes, urumva ko byakumbwa kiragi ubwenge bwakabugenda ibyo kwiga bikata birangira, gushaka akazi ukadindira. Nayenzi ko ngiye kuko n'abantu babaswa batarize nkanje. Abantu babaswa nkanje batanize, wenda bo Satani akoresha. Ariko umaze kora ko Satani ahantu hose arahategera.
ube warize ube utarize ahantu hose yes ahantu ubu rero hose satani aragufata rero ntukajye umuntu umucira urubanza nk'ibi n'ibi nawe ahura sinze cyane mu maso byakubaho ahubwo ibanga ni irihe no gusenga ukwegurira Imana kandi bafite urubyiruko rwo muri iyi minsi yashise bigeze kure ahubwo n'umugore ushaka kureba kino kiganiro akaba ati toka satani we mbega ibintu bibi kandi umugabo umwana we cyangwa se umugabo we none se abagore benshi shanga kugira ngo ubyumve cyangwa n'abadukurikiye babyumve ukabona umugabo message kandi umugore agomba gufata telefone ibintu byose ni password abazi ka password yiki kuki adashaka katajya kuri channel ye ngarebe katajya kurunuza kuri telefone ye ngaje kuri fiba arebe kuri WhatsApp abamwandikiye abazika ninjewe wari we twandikiranaga sheri ishusho amafoto nayabone ibintu byose nabibone nibyo bajya babiferisha bamenye hari nubwo abagore benshi bajya bibeshya ngo bari gufuhira abagore bagenzi babo cyangwa abakobwa babaciye inyuma kumba ari ibigabo by'ibigabo rwose nibe bari abakobwa cyangwa andi bagore bari kumwe ahubwo ari abagabo bagenzi be n'ibigabo Imana iko gutabara mugasenga mve mu mikiro ngo museke mugire ngo ni iby'urwenya nose nkanje na telefone yanjye nose Claude nandikaga izina ry'umuhungu undi muhungu mugenzi wanjye nabibona abone n'umuhungu nanyandikira Imana yakoze ikintu Imana mu byumbe mugize ndyamana n'umuntu rwose ibaze twaryamye kuri yicana bati dore umwe ari umugore wanjye ndazirahuye cyangwa ati ibi shimye Imana rero ko bari impamvu yabyo cyase ko kuneta kwawe n'inda bari impamvu yabyo cyase kuba wowe uyitaga amazina yawe bwite ngiye amazina yanjye yariyo kwa ko nubundi nta kintu cyandangaga naco abantu bagiye mu control izi mbuga ngo imbuga twanga ngo Remewo ngo Grinda Facebook n'izi ntarondora mwababyeyi mwe mbabariye mucunge mugira abana inama ko bitwara ku imbuga muri kujya kuzikuya simbuje abantu bagiye kuganira ariko umugani ifite umumaro hari imbuga ziriho abagabo gusa baryamana n'abagabo bagenzi babo cyane rwose nagira ni bisigura urubuga niba sinize ndujye rwo ko jewe umva nago nazijyaga ni Grinda ni urumva hari ukuntu ujyaho ugasanga umurongo abantu bose bariho ntabage ugasanga umuntu nagukunze umuntu uri kubana nagukunze abo muhungu mugenzi nagukunze ugashaka uhita mu kabuko noneho ugafatirana ho ngaho urumva rero nyine ababyeyi ujya muri ugatoranya urumva bakora tansiyo bagiye mu bintu bifite umumaro kuko ntabwo bibaza ko abana bo muri iyi minsi cyase bo urubyiruko rwo muri iyi minsi babaye batinganye ejo hazaza h'igihugu cyacu cy'u Rwanda ntaho twaba turi ntaho twazabona abasaza ntitwabona abantu batega ingori ntaho nta mpundu none se niba nde babezanye uteza kuri ya jambo ari bane nimba umuntu ndaha nkavuga ngo sinagikwe nani imyaka 100 urumva terera gisa tuzatwigira mutwe wowe urashaka kuvuga yuko nta gikwe ishobora kuba yaravuze abatinganyi bavuga bati twe nubundi ntitwemere gukora ubukwe bube buriya abatipe babiri babana mu nzu dukira amakenga nta gikwe mbese benshi ya jambo ngo nta gikwe byavuzwe na nuriya muntu wasemuraga amafilime nibyo yarashatse kuvuga umva buriya nge narabyumvise navuga ni wowe uvuze ibyacu nese mvuga ni wowe uvuze ibyacu yamenye ibanga ryanyu nabone kuko nibyo bitekerezo byacu twe nibyo bitekerezo byacu numva ibyo bitekerezo avuze ni bwanyu mwemeza ko nta gikwe kandi tugomba gushaka kandi tugomba gushakana nawe se nuri umudivorce ni wabanye n'umugabo mugenzi wawe amezi 6 none se mwapfuye iki eje wakoze ubukwe mwapfuye iki nta rukundo rubamo ubushize wambwiye ko wabanye n'umugabo mu nzu amezi 6 no kuvuga nta rukundo rubamo shanga none se bahora bavuga nagukunze nta nuko bashaka ngo bibe witeka wa mirere reka ntabwo bishoboka abona undi akabona ni mwiza we yabona umusore akabona ni mwiza ntabwo imigambi y'Imana niyo mpamvu bahora none Claude nawe wigeze umara mu nzu igihe kinini ubana n'umugabo nawe wumvaga nta rukundo rurimo kiragiye tubana mu nzu ngiye ntabwo navango mwakundo rwari ruri mu rukundo twakunda wowe ngo watangaga n'ibyo ufite amatelefone byose ngo ugahonga uyu niwe wahongaga kanarira ngo bamwanze ibintu byagiye by'ibisongera ngiye manu mashaka kubisubiramo rero rukundo cyegerwa ruhari kubera ko nari narahumye amaso navuga ni mu mizo ya mbere mwa mugihararanye twabanaga mu nzu twarabanye urumva ariko nyuma ngaho mbwira nyuma se ngaho none se nyuma yako yambwiye ngo ubundi se ngo yaje ku telefone nari nakishijwe yarambwiye biti Claude ni byiza amakuru ni meza ngo ubundi ngundi wagiraga ubwenge
kandi n'igitangaje tumaze gushwana rero we yishakiye icyo gihe yishakiye umugore ngiye nkanuye amaso sigara mu buraya nyine bwaho ngaho w'umugabo wishakiye umugore w'umukobwa nyanye sigara muri iyo geto yantaye aho ngaho yarigendera kandi ngo byarakubabaje cyane ubwo yaje kurya utwanjye yaturangiye wararize hafi no kurira amaraso nk'ay'imboko ni ibintu byabaye ibintu byabaye ntabwo ari story cyangwa ari ibintu by'urwenya cyangwa ari ibintu bya brage mwakwiye gukuramo isomo ariko Egide avuze amagambo meza nta rukundo ruba rurimo kuko ntabwo Imana yakwemera ko abagabo babana bahuje ibishye nyine aguma amazwa ngo urukundo uriko navuga kwibeshya ngo urukundo agukunda kuko agukunda ntiyagusiga agukunda ntajya gushaka undi mugore mwabana nyine agukunda yagutenda ukabyara ntabwo byakunda none se we ntabwo bigeze bavuga yuko ngo watwaye inda ngo irahirima ahubwo abakunzi ba Tuzubake TV ukijijwe iyo nda yaba yarigeze kuvamo cyangwa na n'ubu iracyarimo sobanura arahiremye izina rya Yesu ni kwa kundi satani nyine kwambika urubwa akagushyira hariya kwa rubanda nyine akakuvuga n'ibitakwiri nyine kuvuga imyato nta mugabo wabyaye ariko ngewe bakimara kubinyongorera hari ukuntu wagendaga ikibuno wagishyize inyuma indi iri imbere iriya nkagira ngo ifite nk'amezi 8 aho amariye gusubirana n'umugore indi irabura bagase ko bavuga ngo inda yarahirimye bagutunga intoki ngo uriya muhungu ngo yatwaye inda ngo irahirima no kwitubaza nyine byo kujagara mu kajagari kumara ukishyira hari kumva nyine ngo uri umugore nzarinda mpfa mbivuga byara uburenganzira bwabo buharanirwe ngo bajye ntawe mumaze iminsi mubona ku mbuga nkoranyambaga n'ikanzu y'umweru hazaza indi wambaraga ahubwo nabitinzeho neze mbitindaho uyu muntu se koko baratwita ngo bajya kubavuza nyine ngo bagaterwa mina ntazabyate ngo bazamubaga ubwo none mfite amatsiko none se afite nyababyeyi icyo tuyaga oya reka tubanze tuvuge kuri iki kintu ivuye hese none se uriya muntu usurushwe imarwayi we kuba byonyine no kuba ibyo akora bidakorerwaho byagenewe nabyo bishobora kumutera kubyimburura runini mwebwe mwamureba kari akada karahishije mukagira ngo ni umwana urimo kumbe harimo uburwayi n'ikibyimba cya kabutindi ako biranashoboka nababwira cyo abantu bumva ko abikora yaba rungu bikora umutinganyi nahitemo ngo namahitamo yabo nibyo pe namahitamo yawe ariko hitamo neza hitamo neza Imana ibishaka ntibashingire no ku muco yes ejo utazisanga uranga yakode imyaka twamaze turi mu buraya tukavamo nta kintu dufite nta nkweto nta pantaro nta mwenda ntaki tukaviramo zero n'amashuri ngo yize yaramupfiriye ubusa iyo baba muri minivare umwana aziteza imbere akaba muri amashuri ngo ababyeyi ngo akora akazi akaba bibiri hanze akaba nyirahoho se gusa muyaga ni muyaga sewe nyirahoho byabibabaje rero ari muri bwebwe byabibabaje ari muri uri ushyira umwana wawe ukajya ukiriza ubuswa gusa ko hari ikiro kimwe ukamwishyura ishuri ugasasana abaye wa wundi akaba ari ajagaraye mu bintu by'ubutatu 12 amashuri akamupfana ubusa akaba nyiranjari nk'uyu nguyu cyaba ari agahinda yabaze aho ushanga reba abantu badukurikiye bumve nababwiye ko natangiye mfite 16 mfite 35 muri bya bwebwe imyaka 19 uyu wagomba kuba ari 20 yose expired bipfabusa sibyo none umbwira ibintu nagombye kuba narakozemo ahantu aba maze gutera imbere ibyo nawe urumva abantu rubakijagariraye bakora amashuri yize mupfiriye ubusa rero ntabwo imikino aho ngaho ntabwo nimba ari ururimi nakoreshaga nabaga ndiho vuga niyo umuntu w'umuzungu hanze anyoza amadolari turyamane ururayine ibintu nk'ibyo ntabwo umutwe wo kuryaga ngo wibagirwe umugongo ukurye ese wumva impyiko zarwaye kubera ko waba gukora online nize ngaruka byakugize ngaruka ugira umunaniro mwinshi biba kuryama ukagira ngo ngwenzo karyama cyane rimwe na rimwe kumva umugongo ukakurya ndetse ayiye urumva nimba naryamanye ururayine n'abantu 10 bo bafatika benze ko twaryamye bo wizaga amafaranga yama mutabivuganye ururayine yagiraga amafaranga yo kuzema ariko nayikozemo nago nagushishikariza abantu ibyo ngibyo cyo tyanatuzanye ahubwo ngo tubabwire yuko abo hanze amafaranga bashukisha ngo mukore biriya nuko kwangeza
ni ukukwangiza ntacyo byatugejejeho. uwo muntu aba afite impungenge avuga ati wenda intanga zanjye zabaye ibihuhwe, zabaye amazi, ubu nashaka nkabyara, ugasanga urashatse wenda sinzabishobora, wenda wamenyereye ibyo ngibyo, urumva ingaruka nyinshi zose zikaba ari izo kurwara umutwe udakira. ukimara kwakira umwami Yesu byose yabikuyeho. umva ubuhanuzi buza ngo Imana ibikuyeho, Imana iragukijije, Imana ikwambitse imbaraga, ikugiriye neza, ugiye kuba umukozi wayo, ugiye kuyivugira. Iminsi mike tuzaba turimo hano nigisha mbereka nkabeka ukuntu Imana yabaye imbaraga, gusenga nsenye ibihome, urumva ibintu bitangaza bikoreke. nyamara nukuri ntago uzasanga nawe wavuga ati rwo mbonye useka, kandi barabonye igihe cyo kwitekereza no gutekereza ko wabyaye n'inshuti. Gera ku musozo rero, reka mbahereza ijambo. Egide, reka nguhe ijambo, wenda na Claude nawe yego yarikomerezaho. Ni ukuri ni ijambo riri muri Zaburi ibice 37 umurongo wa 5, haragira hati: ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe azabisohoza. Amen. Mu rugendo rwawe rwose ushobora guhura n'ibibazo byinshi bitandukanye, ushobora guhura n'imbogamizi z'ubukene, imbogamizi z'uburwayi, imbogamizi zo kwigunga, kwiheba, kumva ko igihe watakaje utazongera kugira icyo ugeraho, ariko ni ukuri Imana yikoreza ibibazo byawe byose, irabishoboye kandi nzi neza yuko izagushoboza. Ngo niyikore ibikomeye, aho ngaho ntabwo turi muri Zaburi, turi muri Yobu ibice 9 umurongo wa 10. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka ndetse n'ibitangaza bitabarika. Koko ntiyabakoreye ibitangaza bitabarika? Si yo bakoreye ibitangaza bikomeye? Ahubwo se ubwo nibazaga uyu mwaka nawe buzawurangize cyane bube narapfuye. Aho ushangaza zitekereza nko kusanga nk'abantu umuntu muravuganye, aho kubese mu modoka mucubiriye ahantu, umwasezenya amafaranga, ese ushobora ko atashobora no kukwicira yakangiza akakuta yakigendera. Ubwo iyo Mana yankuye aho hantu nayibagirwa, harimo risk nyinshi. Ubwo rero umva Imana yankoreye ibikomeye, ndayishima pe, ndayishima cyane. Kandi zabikora. Uragira uti nyamara rwose sindibaza, ese ubu nzabyara, ese intanga zanjye ntizabaye amazi. Icyo kintu kibazaho ni ukuri kandi ntabwo byoroshye. Niba utangiye inzira y'ubuzima ukavuga uti niyemeje kuba umugabo, ugomba gutekereza ibishobora kuba imbogamizi by'umugabo. Jya ubyereka Yesu. Na Sara yarabyaye, yaragize imyaka 90 yaracuze atakibazo. Ariko Imana imugirira neza. Abaheburayo umurongo wa 11, ibi bice 11 umurongo wa 11 haragira hati: kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yaracuze, kuko yategereje ko iyasezeranije ariyo kwizerwa. Amen. Burya iyo wizeye Imana iragusezeranya, ariko nawe igira ibyo yisezeranya, gira ibyo ukora. Burya Mose yatagira inkoni se byari koroha? Gira icyo ukora, ugira icyo usezeranya Imana yawe. Hari ibyo Imana igiye kugusezeranya, yewe hari ibyo yagusezeranyije, ujye utega neza amatwi wumve icyo umwuka akubwira. Burya ziriya nzozi wagize, Imana ikubwira ngo byuka ujye kwakira umwami Yesu, Imana ikubwira ngo reka ibintu urimo, ni Imana yakugendereye. Genda ushikame. Claude yavuze amagambo meza cyane. Ni ukuri ntawe wayikoreye wikoreye amaboko. Ubu se ko wakijijwe ntumaze amezi 2? Ayo mezi 2 se kutabikoze ntiwariye? Kutabikoze se ntusa neza ntiwakarabye? Imana izagushoboza. Imana igiye kuguhindurira amateka. Imana igiye kukugirira neza. Gusa ndasaba abakunzi batuzubake TV batureba kuri kamera zayo, abakomeje kubana natwe ntimudukureho amaboko, abahagurukijwe n'Imana kugira ngo mubashe kutuba hafi. Dukora uyu murimo w'Imana, dufasha abana bari Gehinomu, bari mu mwijima, babaswe n'ubutinganyi, babaswe n'uburaya, babaswe n'ingeso mbi, babaswe n'ibiyobyabwenge. Abo bose dukeneye kugira ngo tubazane imbere ya Yesu. Dusaba Imana kugira ngo ibagenderere, ibakoreho, bahumuke, bamenye inzira y'Imana. Birababaje rero kuba twapfusha urubyiruko rw'uyu munsi ari rwo Rwanda rw'ejo. Birababaje kuba twapfusha urubyiruko rw'uyu munsi ari zo mbaraga z'igihugu. Abantu birundumuriye mu biyobyabwenge, abandi birundumuriye mu butinganyi. Wajya mu butinganyi ugatekereza ibizima. Mumbwiza ukuri.
mu mutwe haba harimo biriya niyo mpamvu usanga bavuga ntabwo byashira ngo ntabwo wakizwa ntiyabireka ngo ntabwo wabireka ngo niko ariko ubundi wagerageje ninde ngo byange azagira umwe ati ngewe nakoze ibishoboka byose ndagerageza biranga azaze ngewe tumufashe tumwereke uburyo twe twabishoboye none se shanga nimba mu kiganiro cya mbere narakubwiye ko nabitangiye nyiri muto nani wabinyigishije nawe wabinyigishije ngo njye mu Kigali runaka ngiye ubwanjye bikaba byarizanye kugeza naho hari ibyo navuze nari ngiye no gushaka n'umugabo hanze umugore hanze Zambia umugabo mugenzi wanjye yoza amafaranga ushake passport ugira ute ndayarya ahese ningenda ibyo byose zari inzira z'Imana kuyenga intoranye n'ubuhamya urumva rero ibyo rero izo nzira hari umupaka ubumva utagira ariko Imana ikawuca kawurenga bigashira abo rero batubona bakurikiye n'ikiganiro bumva aribo bagifite n'ubwoba nibazena nibazajye kuri kamera tubafashe Egide reka nkubaze ikibazo kimwe nawe urahamanya neza n'abavuga ko ariko Imana yabaremye ubu uyu munsi ntago ariko nabivuga kuko numvaga ibintu bitanamvamo nirari shanga nuko isi ukubeshya nongere mbivuge banabyumve ndumva ari nge mutinganye wa mbere wari wujuje bisabwa nawe abinyigisha nawe abigize kuko ngewe numvaga nkunza abahungu banshimisha nta mukobwa wanjye iri imbere urumva abahungu banshimisha nkumva nibo bantu twaganira nibo bantu nakora nibo bantu nasoma nibo bantu ibintu byose urumva none se ubwo ndusha ibyo ngibyo nuwe hundi wabo ndenzeho wiyumvaga gutyo numvaga ko ngewe mu nzu nabana n'umuhungu mpaka ubuzima bwanjye bwose kubyara numvaga kubyara siki nkunda abana pe ariko umwana numvaga nzagira umwana wanjye uvuye mu maraso yawe none urumva se uzashaka umugore ukabyara nyine handi mbwira Imana nzamushaka ariko icyo mbwira Imana nuko mvuga ngo ntazatendana ibikunde nk'abandi batabyara kubera ko ingaruka kuko Imana yavuga ngo ishobora kutubabarira ibyaha ibyo twakoze ariko ingaruka z'ibyo twakoze zishoboye nizo zikaza bizashira mu izina rya Yesu ariko simbyize sinabishyize mbese tatabyururiraho ariko nzi ko uko umuntu yavutse atari ko umuntu yavutse kuba umutinganya oya n'umwuka satani pe umuntu yahinduka arakoze n'umwuka wa Satani Claude ura n'umwuka mubi ugira imbaraga ni nayo mpamvu wowe imbaraga ziwurimo utangiye kuzisobanukirwa biragusaba gushikama cyane ukawiyambura ugakomeza ukawiyambura ukawiwungira kure ukawirukana gihunga ariko cyahura gihunga nta no kureba inyuma no kuvuga kuhunga icyaha rimwe ikuraho nimero za telefone za bantu collaboration wakoranaga na bandi gahagarara noneho ibintu byose byakurangazaga bijyana muri yanzira byose urabitanisha nimba nakuraga amafaranga aho ngaka bari yanunze inzu nabagamo ikintu cyose ubwo natangiye gutekereza icyo gukora natangiye gutekereza gushaka akazi natangiye gutekereza wizibiki nge n'izindi ndimi naziza se bwose nene umutinganye mvuga ngo nje nkuraburana n'abantu bo hanze nkire warazifashe se nibura umutwe abari dozordre izo kwandikirana kusubiza n'umuntu duteretana ibyo biroroshye ariko ni wamwa so jari ya ubu munyamakuru wo mu rurimi uvuge byose bigende yabaye imfabuzi ubutinganye bwica umuntu mu bitekerezo azame bya bindi bimumenyeranye mu byo gutereta bisanzwe n'urimi rusanzwe ko n'umuntu umuntu nanashaka aterekana icyatura turye weho rero wizi cyo gutereta nge n'icyo gutereta sinagiye kuvuga ngo nzaba umunyamakuru ngo iki ibaze kumeze secondaire nyine nabwo dobari tukiraho ngaho kubyanye n'ibyo bana batinye baba ngo nuko umuntu avuga cyangwa se ngo ngo ateye ngo ni ikintu uburenganzira bwabo icyo nabivugaho ngiki kintu nabivuze bihagije nta muntu uvuka ari umutinganye icyo cyo rwose ngisubiremo kuko nabaye we nambaye amakanzu n'amajipo byose nayarongoye ntacyo ntakoze kandi ubu Imana yangize ibinkuramo ndi mu buzima busanzwe ndubatse mfite umugore n'abana ameze neza so rero kwitwaza ibyo ngibyo ni ibikanyije bya Satani ni ibyitwazo ni ibishuko so rero ubona uko nababwira ubirimo yaba ushaka kubijyamo yaba birimo icyo nakubwira cyambere nta kiza cyabyo icya kabiri ese umuco bimeze biti ese umuryango mvukamo mama wanjye papa wanjye barishimye ko nduyu nguyu niba hari umutinganye ufite mama wanjye batinye papa wanjye ngende umutinganye wacu barabyishimiye nzamuhemba
azamushaka mbwa ati ngiyewe dore ngo cyangwa na uyikora sosiyete azane mama wiwe ambwira ati dore ngenda umutinganyi papa na mama bose barabyishimiye barankundira uwo ndiwe ndi fier ryanye no gushaka umugabo dushyingira ngo barabyishimiye umubyeyi akaba ati none ndabyishimiye nzamuhemba. aha nshuti bakunzi batuzubake TV, Claude atanze ikibazo, nyamara icyo kibazo gikenewe gusubizwa. Aravuze ati kuko niba uri umutinganyi ukaba wumva ko ibyo bintu ari ibintu bizima, ati mu muco ntibyemewe, ku Mana ntibyemewe, ariko wowe uvuga ngo niko Imana yakuremye, uzazane mama wawe na papa wawe baze bampamereze bavuge ko rwose bishimiye kuba uri umutinganyi, ati nzabahemba. Nshuti yanjye rero nakubwira ngo icyo kibazo niba wari uze gusubiza twumve. Nawe rero gira icyo tubwira. Ikibazo natanga niki, umuntu wumva ari we wagerageje kubireka akumva ko bitashoboka azaze ngiye mufasha bireke, nibyanga nzamenya ko nanjye bitakunda. Iyo mana itabaho pe ako kantu umva rwose, iyo umuntu wumva ko bitashoboka ko atabireka azaze abyiyumvamo nyawe. Niko Egide wumva kudashaka kumara amezi abiri utabikoze? Amezi abiri ku munsi wahoraga mu mutwe wabaga ari muri telefone utereta kugira ngo duhure yego naciye nuko inkoko nizo mbona zibikora buri mwanya. Inkoko buri mwanya natwe niko twabagaho ku matungo, ariko ikintu n'inka n'amatungo sindabona intama yurindi intama ingenzi yayo cyangwa ihene nabaye twaroroye n'inka n'iki byose sindabona itungo byakoze ibyo bintu cyangwa n'inkoko. Ibi itungo ritakora ku cyo uri umuntu nyamuntu wabikora ubundi ibintu uriya bintu bitabi byakozemo natwe rega turica twavuga ko twivuga ubundi hari ahantu ubundi ni he reka ngewe ahantu njya mbitekerereza shanga ngewe njya mbitekereza aho maze gukirizwa ngavuga ngo iyo duciye ahantu hari umwanda amaziranoki turi n'umutukiruka tukagira duti ako noneho nirwaga mvuruguta mwana yijanduramo. Urumva ibyo bintu reka tujye tubivuga banumve ko ibyo ukabona naye amaziranoki yaje honye none ukakaraba ukagera ute, ariko ibyo bintu byiyumva kandi waca ku mazirantoki ukinuba cyangwa se waba yakozwe akaba n'isabune n'iki byose. Urumva atari satani hari umurongo wo muri baba ngo satani yahumye abantu ubwenge mu mucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Iyo rero niyo satani ituma wumva ngo byaraguhumye niye kubwira yuko bitashoboka ngo ntago umuntu yabinkuru ko muyeshya ngo niko umuntu avuka. Reka umva Imana irahari no bigomba guhinduka twebwe ni twebwe ba fondation yo kubihindura Imana yazanye. Noneho ikiza cy'Imana ifata babandi bakomeye babandi bari baruharwa umva yafasha bigaragazaga irabashyira hariya noneho yitaye kuza babandi bamumwije babikora batagaragara bazana abandi batigaragaza mena. urumva ko igiye kubazana impande zose nukuri ni muze tubafashe tubafashe kandi inzira z'Imana zirafunguye kandi ntago zirondoreka. Izo wumva we bidashoboka yo donc yo byo biroroshye nukuri ni muze mwana turi abasore bashima Imana n'abagabo. Ejo ninza mfite ubukwe umva imodoka nziza shanga kiza biskona nare fiances cyangwa mu bushake kuri bakunzi shabye Imana imuramutegwa njye reka banze neza ajye muri kidendezi sorowamo reka banze we uguragira ngo itangira abahagaritse kumfasha nera inkunga yo kujya gukomera mu buryo bw'umwuka yumve ko nageze ukomere mu buryo bw'umwuka nagira ngo menye nyine oya ahubwo ubatansiyo utava mu butinganya akaza nako bigeragezo kujya mu busambanyi ukabona n'ukaya mu burayi umve we kahise nabikorana atansiyo rero witonde ukomeze wifate Yesu azakugenera uwawe ugukwiriye akashanga uko azakugenera umufasha uzabishobora mu izina rya Yesu uzabishobora. Uburari ubungubu ushobora kureka biri ukajya mu bindi umukobwa musome numve shanga nawe ese ko sengaga ikigabo gifite ubwanwa kigenzi cyawe kiragatsindwa n'Uwiteka ito Yesu agira neza. Ni ukuvuga ngo rero Imana nizaguha umufasha ugukwiriye nabyo uzajya ubisengera, ariko ikintu dukeneye uyu munsi ni ugukomera mu buryo bw'umwuka tumenye ko dukomeza abandi. Ni ukuri ndabishimiye, ni ukuri Egide kuba twongeye guhura biranejeje cyane. Komera shikama ntucike intege, ni ukuri
buriya njyewe warambwiye uti nabonye abandi bakomeye kandi bakijijwe, ati mbona ukuntu rwose banezerewe none bakaba baranabatijwe, ati nanjye mfata iya mbere. nabonye ahubwo ari njye utangiye kubaho nabi. Ikintu kidushimishije rero ijambo rimwe uvuze ni ukuvuze ngo abagaragaraga bamaze gukizwa, ubu Imana iri kuzana abatagaragaraga, nanjye ndimo. Babandi bataga babikoraga bari muri babandi. Yewe kabone nubwo bataza kuri cano, ntitubakeneye kuri cano, nabi ibikomange bajye hariya bakizwe bakira umwami Yesu, bazabona ubugingo buhoraho. Yesu abagirije neza. Erega reka mbabwire ibitekerezo byacu, ubu rero wahawe n'umubyeyi ukaba inshuti y'umubyeyi akakurira akakuganiriza, burya Satani ahora arekereje kugira ngo ayobye uriya mwana. Ni Satani wabacunze rero, arabayobya abereka ibidakwiriye, aba ariyo nzira mukomeze. Ndababwiza ukuri, ababyeyi nibegera abana babo babe inshuti zabo. Ese utaganiriye n'umwana wawe niyihe nshuti wagira? Ese utaganiriye n'umwana wawe ninde waganira nawe ibiganiro biryoshye? N'abana nabo nibumvira ababyeyi babubahe. Abana birinde hanze, hano hari ibishuko, hari ahantu kujyana ntabwo ari heza. Nibazitiza abana babo babatoze gusenga. Twahera mu gitondo bukira bugacya tugakomeza tubivugaho. Twebwe umva twayimazemo igihe kinini, ntabwo ari utuntu twagiyemo ngo dukine turangize tuvemo, ari utuntu twarigaragwe turivuruguta uko ngurube, uko ejo ugasubira, uko ejo ugasubira, ni ibintu tuzi dufite gihamya. nta ibintu ntabwo ari ukubeshya ngo wenda bumwe ko ni ukubeshya, oya, kuko njyewe uvuze ngo ibihamya nabiguha ahubwo ukibaza ukavuga ati hari n'abambana byinshi cyane, hano aho twabaye, aho twakodesheje, aho turi n'ubu ngubu, ntabwo uba ushaka n'ibyo myiza tubimwereke. Usaba kwamaga akubwira ngo ibintu wavuze ni ibiki, ngo niba bakamazina muzatuvuge. Ntabwo bakenewe kuvugwa, ahubwo bakenewe kugira ngo Imana ibagenderere, kandi mujye mubasengera, mujye munabasengera nabo. Numva ashaka n'ibihamya rwose, wumva ari tayari ashaka wemera abonye kumwe yabonye nabyo nta kibazo, azazi mujye mubasengera, mubashyira imbere y'Imana, kuko nabo bakeneye kwakira umwami Yesu. Magana abiri nyifite. Yego warataga suka tufata agapapuro uvuye kubikora, wese twaryamanye wese ndamufite, wahitaga wandika kugira ngo nzamenye umubare ngezeho. Sengerere kuko numvaga nshaka kuryamana n'abantu bashoboka bose. Yewe murakoze cyane. Ngaho rero Egide ugitangiye urugendo rw'agakeza, amaze amezi 2 n'igice yakiriye umwami Yesu. Uri twarakwakiriye na n'uyu munsi ntago twakwakira, kandi nkwereka n'abakunzi batuzubake TV bakomeje kubana natwe. Watanga nimero yawe kugira ngo ubashe kugusengera, kuko nabo bashobojwe no gusenga no gusengerwa. Umuntu akaguhamagara, gusa nitubwiye za nkozi z'ibibi kugira ngo zongere zikwatake. Watanga nimero yawe, hari wakwifuza gusengana nawe, hari wakwifuza kugira gute mukajya musengana. Yego, ubwo nyine nimero zanjye abantu bazamamagara ni abamfasha mu gikorwa cy'urugendo, ntago ari abansubiza inyuma, kuko njye mfite target yo gukomeza, kuko sinshaka kongera kwicuza. Nimero yanjye ni 078 93 95 424. Nimero rero murayumvise, muraza no kuyibona ku kiganiro, muraza kuyibona handitseho Egide. Nukuri inkunga y'amasengesho irakenewe, ni mumube hafi uko mwabanye natwe mbere, nawe ntimumureke. Nubwo turimo dutegura na rokare mu kindi gihe kizaza, nawe azaba arimo n'abandi dufite bagera muri 100, ariko nuko dukomeje kugarizwa na COVID-19. Rero ndabashimiye cyane. Imana y'amahoro, Imana y'umugisha ibane nawe Egide, ikomeze kwereka inzira, ikomeze ibane nawe, ibane mu kibazo urimo cyo kwakira umwami Yesu. Icyo ni igisubizo kandi kikaba n'ikibazo. Ese ko kuri tayari kwakira umwami Yesu? Ese ko kuriteguye kugira ngo ubane na Yesu? Ese ko kuriteguye uzagendana nawe, uzabona ubugingo buhoraho? Reka kurudo dushyire mu biganza by'Imana na Egide dusenge. Nukuri tugera ku musozo, turabashimiye cyane. Kadkubaye Imana dusenge. Witeka Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye, tugushimye ineza yawe, tugushimye urukundo rwawe, tugushimye ko waduha agakiza kawe ku buntu, tugushimye ko nukuri warahabaye, wadukuye Rodobari, wadukuye mu byaha, turi gushima izina ryawe, nukuri ushimwe. Data mwiza rero, umwanya nk'uyu nguyu turi imbere yawe, turi imbere y'amaso yawe,
ni ukuri turakugira ngo ugirire neza abantu bakiri mu byaha, abantu bari mu isabo y'ibyaha ubasange, ni ukuri ubeyegereze kandi ubereke inzira yawe, baze bagukurikire kuko iwawe ni heza kandi hari ibyishimo. Data mwiza rero ni ukuri komeza ubane na Egide, utangira urugendo rw'agakiza, ubane nawe, umwambike imbaraga, Mwuka Wera musange, amuyobore mu bintu twatangiye, kandi ukomeze ni ukuri utubere itara, utubere umuyobozi mwiza ni ukuri. Data mwiza rero tugiye kugenda, Egide agiye kujya mu rugo rwiwe, ubane nawe, nanjye ngiye kujya mu rugo ubane nanjye, shangazi ubane nawe, ukize abarwayi bari mu bibazo bose ubasange, ni ukuri tuzi ko ushoboye, tuzi ko uri Imana. Ngaho rero ngwino ugiye neza igihugu cy'u Rwanda, ugiye neza abarwayi, uhindura abahinduka, abantu bose dukurikiye bafite ibibazo bitandukanye nawe bakemurire, tuzi ko uri Imana kandi yumva gusenga kwacu. Tuye twizeye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Yesu abaha umugisha rero, murakoze cyane.